Yego rwose nibyo koko ntabwo uzigera umenya icyongereza utaramenya ibihe by'inshinga. Usanga abantu benshi birukira mu kumenya ama vocabularies, ugasanga bari kwirukira mu kumenya ama adjectives, cyangwa se ugasanga bari kwirukira mu kumenya just ama indirect speech, just some active voice, just passive voice, ugasanga nibyo bari kwirukiramo atabanje kumakinga sure yuko azi tenses. Ni ukuvuga ngo mu gihe uzi ko nawe uri gukora ibyo, umenye yuko uri kubaka inzu idafite fondasiyo, kandi murabizi ko inzu idafite fondasiyo ubwo nyine sinzi ko twayita inzu. Niba uzi ko utaruka zino tenses ukajya kwiga ayo masomo yandi utazi ibihe by'inshinga, navuga yuko nyine uri kubaka inzu idafite fondasiyo muri make. Ni ukuvuga ngo tenses, ibihe by'inshinga ni ryo pfundo ry'icyongereza. Nimba ushaka kwiga icyongereza ugihereye mu mizi, hera ku bihe by'inshinga. Ayo masomo yandi yose yaba ari za passive voice, za if conditionals, za gerunds, even za direct speech, za indirect speech, zose zubakira kuri zino tenses, kuri bino bihe by'inshinga. Ibihe by'inshinga ni ryo pfundo ry'icyongereza. Hari n'abantu babibwira yuko bazi tenses, bazi ibihe by'inshinga, nyamara batabizi. Nawe cekinga niba koko tenses uzizi neza. Uyu munsi tugiye kwiga 6, ubutaha tuziga kubera ko izikurikira nizo zirimo akantu kajya gukomera ugereranyije n'izi ngizi, kuko zino ziroroshye cyane. Then izikurikira nizo tuzagenda turebaho. Tuzabanza twige 3, tugere ku 9, twongere twige izindi 3, tugere kuri 12. Tugomba kuziga zose mpaka tuzisoje. Gusa mbere ko dutangira, banza kandi subscribe kugira ngo utaza kubyibagirwa. Ikindi ntiwibagirwe kuza kujya kuri website yacu, aho dushira amasomo menshi ashobora kubafasha mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Dukunze no kwashira ama quiz, ujye mugenda muyakore, ukomeze kuba mu buzima bw'icyongereza. So ubuzima bw'icyongereza ni bwiza cyane mu gihe ushaka kumenya icyongereza. Ikindi ushaka kujoininga group, urajya n'ubundi muri comment section, urasangamo ama link yose, yaba ari ya group, yaba ari ya website, ndetse n'izama quiz, byose urabisanga mwaho. Ikindi turi kwigisha icyongereza kuri Google Meet, aho tuba twigisha kuvuga, ndetse n'abashaka kwandika barandika, ariko dufokasinga cyane ku kuvuga. Tuba twitoza kuvuga, niyo purpose yacu. Nimba nawe ushaka kuba umwe muri twe, nyandikira kuri izi nimero, then dutangire twigane icyongereza cyo kuvuga. So tudatinze rero, reka dutangirire kuri present simple, past simple, ndetse na future simple. Gusa nta bintu byinshi ndi buvuge kuri izi tenses ko ari 3, iyi present simple ndetse ni past simple plus iyi future simple, kuko twarabyigishije muri video ishize. Cyangwa se ukande kuri kano kantu kaje, ugende urebe iyo video aho twigishije zino tenses ko ari 3, ugakandeho ugende ubanze uzige, nurangiza ugaruke wige n'izi ngizi za present continuous, past continuous plus future continuous. So nubwo uri bujye kuziga, reka tubanze turebeho gake kuri izi za mbere za simple, present, past simple, ndetse na future simple. Reka tubanze twibutseho. So twabonye ko present simple tuyikoresha tuvuga igikorwa kiba buri gihe ku gihe runaka. Iyo mvuze buri gihe ku gihe runaka, ntabwo mba mvuze ngo kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru, just ni ukuvuga mba mvuze akamenyero. Iyo mvuze ngo ngiye gusenga ku cyumweru, mba nshatse kuvuga yuko ni akamenyero nyine, ni ibintu menyereye. Njya gusenga, harimo akamenyero. Ni ikintu nkora buri gihe ku gihe runaka. Ku gihe runaka ni ryari? Ni ku cyumweru. Ku cyumweru buri gihe njya gusenga ku gihe runaka. Cyangwa se mbyuka aya masaha, njya mbyuka, ni akamenyero. Ni igikorwa nkora buri gihe ku gihe runaka. Wenda nimba mvuze ku cyumweru, ubwo nyine mbikora buri gihe ku cyumweru. Buri gihe ubwo ndi kuvuga iyo ku cyumweru ko ari yo buri gihe. Wenda ka turebe ku ngero, niho abanyeshuri bakunze guhita babyumva cyane. I study English at 10 AM. Niga icyongereza saa 4 za mu gitondo, cyangwa se njya niga icyongereza saa 4 za mu gitondo. Ni ibintu menyereye, uri kuvuga akamenyero. I study English at 10
am niga icyongereza saa yine za mu gitondo. Twaza hano kuri past simple tuvuga igikorwa cyabaye kikarangira cyangwa se igikorwa cyabaye kikarangira. Wenda nimuza kureba iyi video muraza kubibona neza. I studied English at 10 am. No kuvuga ngo nize icyongereza saa yine cyangwa se nize icyongereza saa yine za mu gitondo. Future nayo ni igikorwa kizaba cyangwa se kiri buze kuba, as long as ari ikintu kiri buze kuba muri future. Muze kureba video murabisobanukirwa neza kuko nta purpose yanjye ntago ari gusobanura zino tenses ziri hejuru uko eshatu, ahubwo naje gusobanura zino ziri hasi uko eshatu. Gusa nuko turi kugira ngo tubanze twibukiranye kuri izi twize. I will study English at 10 am. No kuvuga ngo nziga icyongereza saa yine za mu gitondo, nziga icyongereza saa yine za mu gitondo, cyangwa se ndiga icyongereza saa yine za mu gitondo, as long as ari igikorwa kiri buze kuba. Tukaza hano, she learns math. Yiga imibare cyangwa se yiga imibare. Hano she learned math, yize imibare. Aha, she will learn math, aziga imibare cyangwa se araza kwiga imibare. They go to the market. Bajya ku isoko cyangwa se bajya ku isoko. They went to the market. Bagiye ku isoko cyangwa se bagiye ku isoko. They will go to the market. Bazajya ku isoko cyangwa se baraza kujya ku isoko. They will go to the market. Wasanga ari uyu munsi ku mugoroba. They will go to the market. So reka tuze rero kuri za tenses zacu nashakaga ko turebaho, arizo present continuous, past continuous and future continuous. Hano ikintu cy'ingenzi ubanza kumenya ni verb to be, uburyo ikoreshwa. Nkuko muri ubu bugende mubibona muri formule dufitemo verb to be. Hano nkuko mubiruzi dufite verb to be, verb to be, verb to be. Hano muri za continuous verb to be irakoreshwa cyane. Hano muri present verb to be iyo tuyitondaguye tubonamo is, I'm ndetse na are. Is, am, are. Ni ukuvuga ngo izi ni verb to be zo muri present. Then muri past tubona was ndetse na were, ariko muri future ho aba ari be yo ubwayo. Ikindi cy'ingenzi tugomba kubanza kumenya mbere yuko dutangira kureba ku ngero, hano turareba muri present. Muri present katubanza turebe kuri formule ya present continuous. Muri formule ya present continuous dufata subject. Subject ngiyi, subject ariyo yiyi twafashe twakoresheje I, tugateranyaho verb to be. So hano I ijyana na I'm. I ijyana na I'm. Reka tuhite tubireba hano hasi. I am. No, she, he na it bijyana na is. No kuvuga ngo she is, he is, then it is. Noneho they are, you are, we are. Nkuko mubibona iyi ni am, is, are aribyo by'ibi ngibi. Ni ukuvuga ngo hano nakoresheje I ijyana na am, I am cyangwa se I am bitewe n'icyongereza uri gukoresha cyangwa British cyangwa se cy'abanyamerika. I am studying English. Ndi kwiga icyongereza. She twabonye ko ijyana na is. She is learning math. Ari kwiga.
they twabonye ko ijyana na are, ubwo ni they are going to the market, ni ukuvuga ngo bari kujya ku isoko. Nibagiye kubabwira ubusobanuro bwa present continuous. Okay, present continuous mu buryo bworoshye tuyikoresha tuvuga igikorwa kiri kuba, igikorwa kiri kuba. Iyo mvuze ngo I am studying English, mvuze ngo ndi kwiga icyongereza, ni igikorwa kiri kuba. She's learning math, ari kwiga imibare. They are going to the market, bari kujya ku isoko, ni igikorwa bari kugira ute, bari gukora. Noneho hano twagiye muri past continuous. So past continuous nayo tuyikoresha tuvuga igikorwa twari turi gukora cyangwa se igikorwa twari turi gukora. Wasanga icyo gikorwa twari turi kugikora uyu munsi cyangwa se twari turi kugikora maybe kera hashize. Katubanza turebe formule. Hano dufite subject ariyo I, twakoresheje I, then duteranyaho verb to be was. Ni ukuvuga ngo I ijyana na was, I was. Nkuko hano twabyerekanye, ni ukuvuga ngo I, she, he na it bijyana na was. I was, she was, he was and it was. Noneho you, we na they bikajyana na were. You were, we were and they were. Aka kantu mugafate kuko niko kadufasha kumva iyi past continuous. Hano twafashe subject yacu ariyo I, tubonye ko I ijyana na was, ubwo ni I was, then tugateranyaho verb ifite ing, iri muri ing form. Ni ukuvuga ngo verb ni study, tukongeraho ing form, ubwo bikaba studying. I was studying English. Ni ukuvuga ngo nari ndi kwiga icyongereza. I was studying English. Nari ndi kwiga icyongereza. Cyangwa se nari ndi kwiga icyongereza. Sinzi nimba muri kumva itandukaniro riri mwaho. Nari ndi kwiga icyongereza cyangwa se nari ndi kwiga icyongereza. Wenda nshobora kuvuga ngo I was studying English today in the morning. Ni ukuvuga ngo nari ndi kwiga icyongereza uyu munsi mu gitondo. I was studying English today in the morning. Ndi kwiga icyongereza uyu munsi mu gitondo. Cyangwa se nari ndi kwiga icyongereza, I was studying English yesterday. Ejo hashize nari ndi kwiga icyongereza. I was studying English, ni igikorwa nari ndi gukora. Past continuous tuyikoresha tuvuga igikorwa cyari kiri gukorwa cyangwa se igikorwa cyari kiri gukorwa, wasanga ari uyu munsi. Twagiye kuri future continuous. Future continuous nayo tuyikoresha tuvuga igikorwa tuzaba turi gukora cyangwa se igikorwa turi buze kuba turi gukora, wasanga ari uyu munsi mu kanya gato kari buze, igikorwa turi buze kuba turi gukora. Iyo ni future. Future itangira mu kanya gato kari buze kugenda kugeza kera hazaza. Hano dufite I, hano muri formule dufite ikindi abantu benshi ntabwo bazi akamaro k'izi formule. Ni ukuvuga ngo iyo uzi imwe n'izi formule bigufasha no mu gihe uri kuvuga, mu gihe ukoze ikosa uhita wikanga ukavuga uti uzi ikosa ugahita wikosora. Abantu benshi bashaka gufata intuze gusa, bashaka gufata wenda ingero, basanga ashaka kwifatira I will be studying English, akumva yuko iyi formule nta kamaro ifite. Are you sure? Ni ukuvuga ngo iyi formule ifite akamaro kuko bigufasha kuko bikujya mu maraso, akaba ari ibintu nawe washobora gusobanurira undi muntu. I ni subject, tugateranyaho will, tugateranyaho be ariyo yiyi, then tugateranyaho verb ifite na ing form. Ni ukuvuga ngo ni studying. I will be studying English. Nzaba ndi kwiga icyongereza cyangwa se ndaba ndi kwiga icyongereza. Nzaba ndi kwiga icyongereza cyangwa se ndaba ndi kwiga icyongereza. Reka tubirebe. I will be studying English today. Cyangwa se today I will be studying English. Uyu munsi ndaba ndi kwiga icyongereza. Ese uyu munsi uraba uri gukora iki?
Today, today, uyu munsi, I will be studying English. Uyu munsi ndaba ndi kwiga Icyongereza. Reka dushireho na tomorrow. Ese ejo uzaba uri gukora iki? Tomorrow, I will be studying English. Ejo nzaba ndi kwiga Icyongereza. She will be learning math. Araba ari kwiga Icyongereza cyangwa se azaba ari kwiga Icyongereza. Ese araba ari gukora iki? Today, uyu munsi, she will be learning math. Uyu munsi araba ari kwiga imibare. Uyu munsi araba ari kwiga imibare. Then, tomorrow, ejo hazaza, she will be learning math. Ejo hazaza azaba ari kwiga imibare. They will be going to the market. Bazaba bari kujya ku isoko cyangwa se baraba bari kujya ku isoko. Azirongaza ari igikorwa kiri buze kuba kiri kuba. Ni ukuvuga ngo today, ese uyu munsi baraba bari gukora iki? Ni ukuvuga ngo today, uyu munsi, they will be going to the market. Uyu munsi baraba bari kujya ku isoko cyangwa se wenda saa munani, ushobora kubaza umuntu ati saa munani baraba bari mu biki? Saa munani baraba bari kujya ku isoko. At 2 p.m. At 2 p.m. they will be going to the market. Baraba bari kujya ku isoko. Ese ejo saa mbiri bazaba bari mu biki? Ni ukuvuga ngo tomorrow at 8 a.m. ejo saa mbiri za mu gitondo, they will be going to the market. Bazaba bari kujya ku isoko. Reka turebe uburyo dushobora gukoresha izi tenses zose uko ari esheshatu duhimba inkuru. Aho ushobora kuba uzi zino tenses zose ukaba washobora gukora akaganiro nyine just kaba beginner koroheje. Iyi ni yanjye nahimbye, wenda nawe ahari uzahimba iyawe. So nahimbye my daily life story. Nahimbye inkuru yanjye y'ubuzima bwa buri munsi. Wenda nawe uzahimba iyawe. Ni agakuru koroshye gusa karimo ziriya tenses zose tumaze kwiga ko ari esheshatu. My name is John. Amazina yanjye nitwa John. I am a student. Ndi umunyeshuri. I study English every day. Niga Icyongereza buri munsi. Cyangwa se niga Icyongereza buri munsi. Yesterday, ejo hashize, I went to school. Nagiye ku ishuri and learned new things. Ejo hashize nagiye ku ishuri niga ibintu bishya. Ni ukuvuga ngo hano uko biri kose muri kubona ko nta subject nashizemo, ariko ni ukuvuga ngo iyi subject I n'ubundi ibiri mwaha ifatwa nkaho iri mwaha ngaha. Ni ukuvuga ngo nuko mbishatse nahanga nayihashira nkavuga uti I learned, ariko ntabwo ari ngombwa kuyishiramo. Ntabwo ari ngombwa kuyishiramo, gusa ugomba kumenya yuko iri bukore n'aha ngaha. Nkuko mubizi dufata subject tugateranyaho, hano ni muri past simple, ubwo hano duteranyaho past. Dufata subject ibiri hano tugateranyaho past, then tugateranyaho icyuzuzo. I went to school. Nagiye ku ishuri and learned new things. Niga ibintu bishya. Now, ubu ngubu, I am studying English. Ubu ndi kwiga Icyongereza. Yesterday, ejo hashize. Yesterday at 10 a.m. Ejo hashize, cyangwa se ejo saa 4 za mu gitondo, I was studying English. I was studying English. Nari ndi kwiga Icyongereza. In class. Nari ndi kwiga Icyongereza muri class. Tomorrow, ejo hazaza, I will go to school and tomorrow at 10 a.m. I will be studying English in class. Ni ukuvuga ngo ejo hazaza I will go, nzajya ku ishuri, and kandi ejo saa 4 za mu gitondo I will be studying, nzaba ndi kwiga Icyongereza muri class. Ni ukuvuga ngo hano harimo tenses zose uko ari esheshatu.
duhereye kuri iyi simple present, I study English, ni icyongereza buri munsi. Hakaza iyi past simple, iyi ya kabiri past simple, I went to school cyangwa se I learned new things, izo ni ebyiri. Hakaza iya gatatu, I am studying English, ndi kwiga icyongereza, present continuous. Hakazamo n'iyigiya past continuous, zikaba zibaye tenses enye. Tukaza ku ya gatanu simple future, I will go, nzajya ku ishuri. Hakaza n'iya gatandatu, I will be studying, nzaba ndi kwiga icyongereza muri class. So guys, this is the end of our today's lesson, and I think you have seen that you can be able to speak English after learning these 6 tenses. Ni ukuvuga ngo as long as wazifashe neza ushobora gutangira kuvuga icyongereza cy'aba beginner nyine cyoroheje tu, gusa nta nubwo cyoroheje. Ihereze uwo mukoro nimba utashobora kuza kwigana natwe online kuri Google Meet, utangire ujye ukora udu practice nk'utu. Udu practice niko duhereza abanyeshuri bacu, twavuga uti genda uhimba agakuru nk'aka cyangwa se akandi kariko kose, uzaze ukatubwira utari kugasoma, ukagenda ukitoza ukaza ukatubwira agakuru keza nk'aka rwose cyangwa se kisumbuye kuri aka. Gusa ibi nyine biba ari iby'abanyeshuri bacu bo muri beginner level. Niba utarakanda subscribe, ikande utazabura amasomo meza turi gutegura kubagezaho. Ikindi nkwibutsa yuko ugomba kuza kuri website yacu, aho dukunze gushira vocabularies, dukunze gushira amasomo menshi, ndetse turi gupanga no kwashira andi menshi cyane yisumbuyeho. Ikindi tibagirwa kuza gukora quiz dutegura nyuma yo kuyiri somo, ndetse n'andi manike yose ajyanye no kwiga icyongereza urayasanga hano hasi muri comment section. Thank you for watching.